Mu mwaka w'ibihumbi bibiri, umwaka wa yubile, nibwo hashinzwe Provinsi y'u Rwanda n'u Burundi mu muryango w'abayezuwiti. Aha ariko ni ngombwa kwibutsa ko abayezuwiti bageze mu Rwanda mu mwaka w'1950. Padiri Augustin Karekezi ni umuyezuwiti wayoboye umuryango mu Rwanda imyaka myinshi. Aratangira atwibwira. Ndi Padiri Augustin Karekezi, ndi umuyezuwiti, mba muri community ya Centre Christus, muri mirimo itandukanye, cyane cyane yo gutanga ibiganiro aho mba nkenewe, kwigisha abantu biherereye aho banshatse cyangwa se abaza ahangaha, misa birumvikana, dufite za misa hano nyinshi ziduhuza, nkaba kandi ndi hano ndi umuniye wa Karumeli y'Inyamirambo. Ni imirimo itandukanye ariko yose nyikora nturutse hano muri Centre Christus, haba mu rwego rwa Archdiocese ya Kigali, hari mu rwego rw'abantu hirya no hino banshaka, niyo mirimo yanjye mu by'ukuri nkora. Padiri Augustin Karekezi atangaza ko mu myaka 25 ishize uyu muryango waranzwe cyane no kwisuganya. Mushamaki namo gikomeye cyane nuko twagize uburyo bwo kwisuganya, turakura mu mubare, turakura no mu bushobozi. Mbere hano mu Rwanda hari ishuri rya Saint Ignace Kibagabaga, riya shuri ryatangiye muri icyo gihe mu mwaka wa 2008, yari primaire gusa. Ubu urebye ni ishuri rikomeye cyane, ryagiye rikura. Icyo ni ikintu gikomeye. I Burundi twahagize ibikorwa naho bikomeye, nk'igikorwa cyo kwita ku bantu bari bafite ubwandu bwa sida, niho twagitangiye. Ubu ni ikigo gikomeye aho ngaho i Burundi. Ibikorwa byari bihari byasanzwe nka Collège du Saint-Esprit byakomeje gukomera hano no kugira ubushobozi. Nkabona ko hari rero none ibintu byatunganye nyuma. Novisi yacu yameze neza ubu ngubu, dufite ishuri rikomeye Cyangugu ry'imyuga rya TVET, dufite na communauté y'Butare. Ikindi rero muri iyo myaka nuko mu byerekeye uburezi kurera abayezuwiti hari ikintu twungutse muri iyi myaka rwose cyane. Aha aranatubwira icyo umunsi wa Mutagatifu Ignace wa Loyola uvuze ku muryango w'abayezuwiti. Uyu munsi ni umunsi mukuru cyane, kuko ni umunsi mukuru w'umubyeyi wacu, kuko twinjiye mu muryango w'abayezuwiti ari uko twumvise Ignace, twumva amatwara ye, twumva imisengeri ye, twumva uburyo yagiye uruhare yagize muri kiliziya. Ibyo urebye nibyo byagiye bidukura rero ingabire yahawe muri kiliziya. Mu by'ukuri twemera ko natwe twazihawe, tuzikoresha ku buryo butandukanye birumvikana, ariko izo ngabire nizo zaduhaye, nizo zituranga. Iyo twizihiza umunsi mukuru rero tuba dutekereza uwo muntu wabayeho, akaba umuntu washyize imbere uburyo bwo gukorera Imana, gukorera kiliziya, guteza imbere umuco w'abantu. Kuri twe bari umunsi mukuru utwibutsa byinshi, kandi utubera mu by'ukuri n'icyerekezo buri gihe tuguma twivugurura. Iyo dukoze umunsi mukuru rero tuba twivugurura kugira ngo turebe niba dutera ikirenge mu cye. Uyu munsi ubutumwa itanga ni ukumenya kwiga Ignace, kandi tukiga uburyo bwe, tukagerageza kubuhererekanya, tukabugeza ku bandi. Uburyo yabayeho, inzira yanyuzeho ni kera, ariko twe muri iki gihe cyacu tugomba kwiga uburyo twabigeza ku bandi, bikabafasha nk'uko byagiye bafasha abantu mu myaka irenze 450 kugeza ubu ngubu. Ibikorwa by'indashyikirwa ni uko umuntu w'Imana, nicyo gikorwa gikomeye cyane. Ariko hari umuntu w'Imana atari uko yabihagurukiye mu gihe kubikora, n'Imana agiye kumushaka, kumva uwo muhamagaro. Icyo ni cya mbere. Ikindi cya kabiri, yaturaze ikintu bita imyitozo ya roho, exercice spirituel. Nicyo twese abayezuwiti turerwamo, nicyo n'abadusanga twifuza kubareresha. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi gikomeye rero nuko yakunze kiliziya, akayitangira mu bihe byari bikomeye,
kandi agahora dushishikariza kuba abana ba kiliziya kugira ngo mu bihe urugamba rukomeye kiliziya twitabaza iti muri hehe ko tubakeneye. Ibyo rero urumva ni ibintu bikomeye umuntu ashaka ku buryo butandukanye, ariko mu mateka yacu bifite agaciro gakomeye cyane. Padiri Fabian Gasigwa ni provincial umuryango w'abayezuiti mu Rwanda no mu Burundi. Asanga umunsi wa Mutagatifu Ignace wa Loyola ari umunsi wo gushima Imana. Ndi Padiri Fabian Gasigwa, abandi padiri mukuru w'abayezuiti mu Rwanda no mu Burundi. Uyu munsi navuga ko turi kumwe n'Imana, ubundi ni umunsi wo gushimira Imana kuko buri mwaka kuri iyi tariki duhimbaza Mutagatifu Ignace, akaba rero ari umunsi wo gushimira Imana kuba yaramuduhaye nk'umutagatifu agatangiza umuryango w'abayezuiti. Hakaba hashize ibinyejana birenga 5, ibyo twagezeho tubikesha Imana. Turi hano rero kugira ngo dusenge, dushimire Imana ndetse dusabe n'izindi mbaraga mu bihe biri imbere, kuko ibyo dukora byose byiza ni Imana tuba tubikesha. Umwaka wa 2019 ni umwaka umuryango w'abayezuiti ku isi wose uhuriye ku ntego yo gusenga, kwita ku batishoboye, urubyiruko ndetse no kurengera ibidukikije. Padiri Fabian Gasigwa arabidusobanurira. Vision urebye umuryango w'abayezuiti ku isi hose kuva muri 2019 kuzageza muri 2029 hari vision baduhaye kubiye mu bintu bimwe. Icya mbere ni gusenga no kwigisha gusenga dukoresheje imyitozo ya Mutagatifu Ignace n'ubundi buryo yadusigiye twita spiritualité ignatienne, bukoreshwa n'abayezuiti n'abandi bihaye Imana, bukoreshwa n'abarayiki. Icyo rero ni ikintu abayezuiti ku isi hose mu buryo bw'umwihariko hano mu Rwanda no mu Burundi tuzashyiramo imbaraga. Hanyuma icya kabiri ni kwita ku batishoboye, abakene. Dufite ibintu dukora muri domaine ya pastoral social, ibyo ngibyo tuzabikomeza tubyongeremo ingufu. Icya gatatu ni kwita ku rubyiruko. Urubyiruko ni rwo rugize igice kinini cy'abatuye iyi si. Urubyiruko no muri kiliziya turwitaho, ubu rero tuzarwitaho mu buryo bw'umwihariko kuko hari ibintu byinshi bibangamira urubyiruko. Twese tugomba gufashanya kugira ngo ibyo bintu tubihashye, dufashe urubyiruko rukure ruzi Imana, rukure ruzi icyiza kandi rugikora. Hanyuma hari n'ikibazo ku isi hose kijyanye n'ibidukikije, si hano mu Rwanda gusa, si mu Burundi gusa, ni ku isi hose. Icyo kintu rero umuryango w'abayezuiti muri iyi myaka 10 iri imbere nacyo dusabwa kugishyiramo imbaraga turwanya ibintu bihumanya ikirere, ibintu bituma iyi si Imana yaduhaye ari nziza idakomeza kuba nziza, cyangwa se ngo dukore ibyatuma irushaho kuba nziza. Ibyo rero bituma ihindana, imera nabi. Twiteguye gufatanya n'abandi kugira ngo tubirwanye. Ku musozo, Padiri Fabian Gasigwa atubwira ko umuryango w'abayezuiti ubugamije gutera imbere, ugera henshi ubashyiriye Kristo. Ubutumwa natanga nuko twifuza gukomeza gutera imbere. Ubu turi province y'u Rwanda n'u Burundi, turi abayezuiti 95 muri ibihugu byombi, ariko twifuza kuba benshi kurushaho kugira ngo tugire imbaraga nyinshi, dushoboye gukora byinshi byiza, dukorera kiliziya, dukorera sosiyete y'u Burundi, sosiyete y'u Rwanda. Dukeneye rero abandi baza bakurikiye Yezu, ariko bakamukurikira mu muryango wacu w'abayezuiti. Urubyiruko rero abato biyumvamo umuhamagaro wo kuba abapadiri, wo kuba abafurere. Nababwira ko imiryango ifunguye iwacu, uzakomanga tuzamwugururira, hanyuma tumwereke inzira yanyuramo kugira ngo yihe Imana mu muryango wacu. Nadusoresha ikiganiro twe twabateguriye. Turabashimiye, twifuriza umunsi mwiza
abayezuwiti bose bo muri provinsi y'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'inshuti zabo zose. Namwe mwese mukomeze mugire byiza. Mwari kumwe na Maurice Bisengimana. Imana ibarinde.